Ashimwe cyane. Haleluya. Abakunda gusenga bamurikirana ku mbuga nkoranyambaga, ariko mujye mubwira Imana, tujye tubwira Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu iratwumva kandi tujye tunayishima. Arega tureka dusome Zaburi ya 23. Jya ubwira Imana uti Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ntabwo Imana yifuza ko dukena. Imana ntiyifuza ko tumererwa nabi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ni ukuri. Ntituzakena kubera ko dufite Imana. Ntituzasabiriza kubera ko dufite Imana. Imana ikurinde gusabiriza mu izina rya Yesu. Imana ikurinde ubukene mu izina rya Yesu. Imana ikurinde ubwo burwayi mu izina rya Yesu. Imana ikurinde abo bakuburanyaga mu izina rya Yesu. Imana ikurinde abo bakugiriraga nabi, abakwifurizaga inabi mu izina rya Yesu Kristo. Turakubita hasi, turirukana imbaraga mbi izishyira hejuru, igihagurukira cyose kurwanya Imana. Icyo tugikubisa hasi mu izina rya Yesu Kristo, kuko Uwiteka niwe mwungeri wacu, ntabwo tuzakena. Jya ubwira Imana uti niwe mwungeri wanjye sinzakena. Umva kabiri, undyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Uwiteka adushyira hagutse, adushyira hari itoto, adushyira hameze neza. Ahantu hari ubwatsi bubisi haba hari urwuri, haba hari ibyiza, haba hari amafu. Imana ikugirire neza. Wowe ukunda ijambo ry'Imana, Imana ni ukuri, ni kwagurira imbago, ikurinde ubukene, ikurinde uburwayi, ikurinde ibigeragezo, ikurinde ibyo bibazo biterwa n'umwanzi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihaguruke, ikuburanire, ikugirire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu nukura kubeho, ni igiciro cyinshi. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero jya ubwira Uwiteka ti niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ese yatanze umwana wayo w'ikinege ugira ngo yatwima iki? Yatwima amazu se? Yatwima amafaranga se? Oya, ibyo ntibikabe. Uwiteka ni mwiza kandi Uwiteka agira neza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.